kwakira izo mbaraga twari kuri Sawuli agenda ashaka indogobe none ngo agere kwa Samweli ngo baravugana n'umugaragu we bari kumwe ati ubwo bimeze gutya twamaze kubura indogobe tuje kubahanuzi Samwebwe ntimwe mukwajaho mute tuje kubahanuzi ngo hariya hirya ngo haba icyumba ngo kandi icyo cyumba kibamwe abahanuzi muze mugendayo ariko mubanze mushishoze ese by'ukuri nabahanuzi ese ibyo bahanura ni by'ukuri zubanze ushishoze mbere yuko ujayo kuko hari igihe bazaguhanurira ibiguca intege ukabura na harya wari uhagaze ariko ngo bajya kwa Samweli bahurirana n'umugaragu w'Imana ngo bamugere ruhanda arababwira ati indogobe yo yarabonetse inyuma yanyu kandi iso ntagihangayishijwe n'indogobe ariko ahangayishije oya habe nubwo wakunda umuntu bingana bite aje agenda ugasigara ngo bigeze muri uwo mwanya uwo muyaga waserwakira n'umuriro ugurumana birabatandukanye amaze ngo aravuga ngo ye baba we ngo wabereye Isirayeli amagare n'amafarashi ati none ntaye mukangaratete ese ndasubirayo Yorodani ndayambuswa niki ko Yorodani yuzuye kandi akaba ari wewe waje kuyinambutsa biraje kugenda gute igihe ngo agihaya bireba abona ngo ikoti rya Eliya abona riramanutse ngo rimwikubita uruhande agira ati ngo yamatoragura rya koti rya Eliya kuko yarazi yuko riri mu imbaraga amaze ngo araritoragura ngo aje kuritoragura ngo mbese amagufwa yiwe ntakiraha ngaha ni mu bisoma mu byakozwe n'intumwa haravuga ngo amaze gukora iby'Imana yashakaga ngo agira ati ngo arasinzira ngo amare gusinzira agira ati ngo arabora ariko Bibiliya iravuga ngo ntazakundira umukiranutsi wanje ko abona kubora uwo ninde hayavuga ariko aravuga Yesu Koravuga Yesu yuzuye umwuka wera avuga Zaburi ya 16 agera naho avuga na Zaburi y'110 aravuga ngo nicyo cyatumye mbona umwami wanje ngo ashizwe iburyo bwase ngo arabwirwa ngo icari iburyo bwase ngo kugeza ubwo nzacisha abanzi munsi y'ibirenge byawe dukeneye izo mbaraga ngo zitumenyeshe ibyanditswe byera ziduhishurire tumenye umugambi w'Imana tumenye ibitekerezo by'Imana nta handi twonyura kugira ngo tumenye ibitekerezo by'Imana ariko muri Bibiliya Hallelujah tujya tubonamo ibitekerezo by'Imana Irembo ryera TV Irembo ryera TV Yabigiye umuntu yumva ibintu byamugeze ku mutima ukumva n'ibyo kuvuga birajya kukunanira mwaririmbye indirimbo nziza cyane kandi zaduhumurije zafashije ubugingo bwacu kandi zatwubatse Imana izibahera umugisha hari aho mwaririmbye muravuga ngo ntacyo nzaba kuko ndi kumwe na Yesu ahandi hari aho mwageze muravuga ngo rega ngo turi ishyanga ryatoranijwe kandi turi ubwoko bw'ubwami ndetse turi n'abatambyi nta bindi bitangaje ngibyo abo tuzi gusa kandi twari tuzi mu mateka bahamagariwe kuba abami n'abatambyi n'Abisirayeli ariko noneho ku bwa Kristo Yesu natwe twahindutse ubwoko n'ishyanga ryera ab'Imana yironkeye kugira ngo bamamaze ishimwe rye nta kindi rero dukora icyo dukora no kwamamaza ishimwe rya Kristo ino minsi turi mu minsi irimo isatiri ya Pentecote gusa rimwe na rimwe tujya kuvuga Pentecote umunsi wayo ariko byari ngombwa ko tuyitangira mbere y'ibyumweru nka bibiri kubera yuko mu cyumweru gishize cyangwa se muri iyi minsi twari turimo ni nawo munsi Yesu yazamutse ajya mu ijuru Yesu yazamutse ajya mu ijuru asize abigishwa biwe hano ku isi kandi abasigiye inshingano asiga ababwiye ngo ndagiye ariko namwe mumenye ibyo bakwiriye ntabwo yagiye gusa ariko yagiye abasigiye inshingano nizo nkuru tugiye kuganira uyu munsi twasomye hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka niwe wenyine mu banditse Bibiliya niwe wenyine munyamahanga abandi bose n'abayuda abandi bose n'Abisirayeli ariko Luka
niwe wenyine w'umunyamahanga wanditse Bibiliya, kandi yandikira umugabo w'inshuti yiwe witwa Teofilo. Aramwandikira aramubwira ngo muri iki gitabo cya Luka aje amubwira ngo reka nkubwire inkuru y'imvo n'imvano ya Kristo Yesu. Amutangirira Yesu ari mu ijuru, avuga ukuntu amasezerano y'Imana yavugaga kuko azavukira mu isi, amubwira n'aho azavukira, amubwira n'uzasama inda ye. Ibyo byose arabivuga. Noneho Luka atangira kwandikira Teofilo amubwira ati ibyo byarabaye, ntabwo zikiri inkuru za zindi zabwirwaga ab'Isirayeli, ariko uhereye none umenye kuko Yesu yavutse, kandi yavukiye aho Imana yagambiriye, aho Imana yateguye ni naho yavukiye. Haleluya. Bakundwa muri Kristo, reka mbabwire ngo Imana iratuzi. Izi naho mutuye, izi naho mujya muryama. Bibiliya iravuga ngo nzi imiryamire yanyu, nzi n'imyicarire yanyu, nzi n'imihagurukire yanyu, ngo habe n'imivugire yanyu ndayizi. Amina. None ubu tuzi gutyo niki twamuhisha? Nta kiriho na kimwe, kuko ngo ibintu byacu byose bijya bigaragara imbere yayo nk'ibitwikuruwe ndetse nk'ibyambaye ubusa. Ndetse Bibiliya ikatubwira ngo habe n'ijambo ritaragera ku rurimi rwawe guje kurivuga, njyewe mba namenye icyo wagambiriye, imba namenye icyo watekereje. Amaze Dawidi muri Zaburi y'139 aravuga ngo none se ko Uwiteka nzi gutyo, kandi rimwe na rimwe nkaba njya ncumura kagira ngo ndetse ndebe n'ukuntu namwihisha. Aravuga ati none se nabigenza nde? Ati nkwihishe hese nzamuke nje mu ijuru. Ati noneho ninja mu ijuru ndiko ndagusangayo. Ati nimanuka nkaje ikuzimu, ngo ni kuzimu gani wewe waharemye. Ataho naho ukuboko kwawe kwa hansanga. Ati ngire gutese. Ati mera amababa se mere nk'igisiga, amaze nguruke ngere ku mpera y'isi. Ati niyo mpera y'isi nayo ni wewe wayiremye. None se nzaza kwihisha he? Amaze Dawidi arasobanukirwa ngo haraho nkwiriye kwihisha. Ati ntabwo nkwiriye guhunga ngo nje kukwihisha kure, ariko reka ngusange abari wewe nihishamo. Byatumye umuririmbyi umwe aririmba aravuga ngo Yesu niwe musa nihishemo. Nuwo wenyine gusa, ibindi byose ushobora kugenda ukihisha bikamera nka kwa kundi kwa Adamu. Ngo Adamu na Eva bamaze gucumura, barabimenya kuko Imana yamenye ko bacumuye. Amaze ngo bagira bati baragenda baje munsi y'ibiti barihisha. Amen. Kandi numva aho hantu neza ngo barihisha, ngo bageraho ngo barireba basanga ngo baranambukiwe. Bati none se dukora iki? Batangira guca ibicocero barakenyera. Amaze barihisha, Imana nayo ngo irabahamagara, ngo Adamu nguriye. Ariko reka mbabaze, ese Imana yari kwihamagara Adamu itaza aho ari? Yari ihazi. Ariko no iramubaza ngo Adamu uri he? Ati ndi hano mwami nihishe. Wihishe iki? Ngo numvise ijwi ryawe n'imirindi yawe bigendagenda muri iyi ngobyi, none byanterereye kwihisha. Ati ubundi hose ntitwahoranaga nawe. Niki wakoze? Wakoze iki? Icyaha gusa nicyo kijya gituma twihisha Imana. Kandi reka nkubwire ngo habe nacyo ntigifite ukuntu cyanaduhisha ngo mu maso hayo he kutureba. Imana umunsi umwe irimo iganira na Yeremiya. Haleluya. Ariko Imana ni nziza bacu. Imana ni nziza n'ukuri. Iri kwiganira na Yeremiya, iramubaza ngo ese Yeremiya, ngo umubumbyi ngo yabwira ngo ikibumbano, ngo mbese cyabwira umubumbyi ngo kubera iki wambumbye gutya? Kubera iki wambumbye gutya? Noneho ngo nacyo kikunamura amaso. Ni ngaho ikibindi nacyo cyunamuye amaso kireba uwakibumbye. Amaze ngo kikamubaza ngo kubera iki wandemye gutya? Kubera iki wambumbye gutya? Ate si cyo bishobora. Ngo ni nguko natwe tujya tugeraho tugatekereza ngo hari uko twabwira Imana ngo Mana kubera iki wangize gutya? Oye juyishima uko yakugize uko ariko kose, kuko ntabwo Imana yakuremye ifite ubuswa. Oya, nta nubwo yakuremye ifite ubupfu, ariko yakuremye yagutekereje yanakugambiriye mu migambi yayo iragucura irakurema
hanyuma yabwira gusohora igushira umusozi. Hamaze rero uje ugera aho ngaho uvuge ngo ari kwimana nayo, kwimana nayo. Imana nayo urashaka kuyigisha. Urashaka kuyigisha ufite ubwo bwenge n'ubwo buhanga wabukura he? Ariko Bibiliya yavuze ngo noneho Luka abwira Teofilo, aramubwira ngo ariko Yesu amaze kubabazwa hano mu isi, amaze kubabazwa ngo igihe kirashika Yesu ashaka gusubira kwa se, amaze ngo atangira gusezera abigishwa be, ngo arababwira ngo ubu gangiye gusubira kwa data. Abigishwa bari bamaranye nawe igihe kirekire, batangira kwibaza batese ariko aho kwa se aje atubwira ni batubundi kandi ese aho kwa se inzira ije yo niyi. Muramwibuka Toma? Abantu benshi baza bashaka gutatoma himfani, ariko nje sinza nzimutaho. Kubera iki? Ese iyo Toma tabaza twe twari kubibwirwa niki? Toma arabaza ati none se iyo uhaye uja inzira twayibwirwa niki? Yesu aramubwira ngo nje ubwanje ninje nzira n'ukuri n'ubugingo, nta uzaja kwa data atanyuze muri nje. Unyura muri nje wese ndi inzira ye, ikindi ndi n'ubugingo. Haleluya. Yesu nashimwe. Filipo nawe ngo yumvise ati ataho inzira gayo turayimenya, ariko se so wabahi ati twereke so biraba biduhagije. Ngo Yesu aramubwira ngo wambonye yabonye na data. Ati erega ndi murabimenya kuko ndi muri data na data nawe akaba muri nje. Filipo uracyahaye ukabakaba ngo data ari he? Hoya, data ari muri nje nanje ndi muri data. Ngo habe n'imirimo nkora ijigaragaza kuko data ari kumwe nanje. Amaze ngo bakiriko baganira n'abigishwa be, atangiraga noneho kubasezera. Arababwira ati ngiye kuja kwa data, ahasigaye ga namwe musigare kandi muba abagabo nyabagabo. Haleluya. Erega n'ubundi iyo bagumana na Yesu bari gukomeza kuba abana, ariko noneho Yesu ashaka kubasiga kugira ngo nabo baba abagabo. Itorero rya Kristo ntabwo ari abana, ntabwo ari impinja, ntabwo ari abo gufatwa ku ijosi, ariko n'abantu bazima, n'abagabo n'abagore bakiriye Yesu barakizwa. Amaze ngo arababwira hari ibintu bitatu yababwiye mbere yuko azamuka. Ijambo rya mbere ngo abaha isezerano. Arababwira ngo nubwo ngiye kaba ngiye kwa data, ariko mureke mbabwize ukuri, nzaboherereza. Ntabwo ngiye gusa, ariko nzaboherereza ibyo data yasezeranyije. Icyo ni icya mbere yababwiye. Icya kabiri arababwira ngo ubwo ngiye kugenda nimuze dusohokane namwe maze tuje ku musozi wa Elayoni, nitubugeraho hari ikindi kintu mbakorera. Baragenda ngo bagere ku musozi wa Elayoni, amaze ngo batangira kumubaza ngo mwami, ngo ubu nibwo ugiye kugarurira Israel ubwami bwabo? Kubera yuko bategekwaga n'amahanga, batwarwaga n'abaroma, ubundi abandi bari bavuye i Babuloni mu bunyage. Noneho ngo barebe batese tuzahora muri aya tugeze ryari? Noneho gakuko wazutse Yesu, ese nibwo ugiye kutugarurira ubwami bwa data? Ngo arababwira ngo si ibyanyu kumenya iby'iminsi n'iby'ibihe, ni data wenyine wabishize mu butware bwe. Abakristo rimwe na rimwe tujya dushaka kugira ngo tumenye n'iby'Imana yahishe mu mabanga yayo. Hari umwigisha umwe nakunze muri no minsi yarimo atwigisha, aratubwira ngo hari iby'Imana yaduhaye, ngo ariko hari n'ibindi yasigaranye mu gakapo kayo. Ati none tujya dusiga bya bindi yaduhaye ngo tukajya gukora no mu gakapo k'Imana. Uko ni kwiteka ryose tujya tubigenza. Uje utekereza ngo none uwamenya byibura n'amabanga y'Imana. Ese ayo yaguhishuriye yo warayamenye, wabanjije ukanayakurikiza nayo. Ijambo ry'Imana riratubwira mu gutegeka kwa 2:29 n'umurongo wa 29 ngo ibyahishwe n'iby'Imana, ngo ariko ibyahishuwe ni ibyacu n'abana bacu kugira ngo tubikore. Noneho Yesu ngo ageze kuri uwo musozi arimo araganira n'abigishwa biwe, kandi ko baramubaza ngo ese ni iki gihe? Atoya, ntabwo ari ibyo ngibyo. Amaze ngo azamura ibiganza munsi ya bya biganza ngo abaha umugisha. Haleluya. Ubu muzi ko dutwikiriwe n'umugisha. Abantu bagenda n'ubwoba cyane bakavuga ngo ese noneho ejo bizaba bimeze bite? Ubuzima bwanjye buzaba bumeze bute? Abana banje bazaba bameze bate? Abana. Haleluya. Timuri ababyeyi se, abantu ubu harabaye batekereza ati se babana nasize ndabasanga. Ubwo n'ubuzima bw'abantu.
ariko se hari n'icyo uje unamwongeraho, ararwara ukamujyana kwa muganga, yego, ariko nta kindi umufashaho. Nyamara barinzwe n'amaboko tutazi. Imbaraga zihebuje zibarindiye mu midugudu yanyu, zirinze babana banyu. We gufarayika ngo utekereze ngo ese bariho cyangwa ntibariho. Hari umumama umwe yarambwiye nza njya ku kazi, ati ngatekereza ngo ariko ningaruka ndasanga abana banje bakiriho. Te kubera ikurushwa n'ibyo ngibyo, yabaremye irabazi, iranabarinda kukuruta wewe. Ndiyumva atariko nanje yo mbari iruhande hari ukuntu mba ngerageza. Uragerageza se ugerageze gute? Ariko Yesu ngo ajyanye n'abigishwa be ngo bagere ku musozi wa Elayoni, azamura ibiganza bye arababwira ngo bana banje mbasize munsi y'umugisha, kandi n'umugisha w'Imana nta wundi muntu ushobora kuwubambura. Nta mbaraga ziriho, nta maboko ariho, nta banzi bariho bashobora kutwambura uriya mugisha Imana yaduhaye. Icya gatatu ngo Yesu arababwira ati noneho simbasize gutyo, ariko mugiye kwambara imbaraga, ngo nibwo muzaba abagabo bo kumpamya i Yudaya n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Haleluya, Yesu nashimwe. Reka mbabwire gatoya gusa itandukaniro riri hagati yo kuzamurwa kwa Yesu no kuzamurwa kwa Eliya no kugenda kwa Enoki. Hari abagabo babiri babayeho ku isi, kandi amateka ya Bibiliya ajya baduhamiriza, ajya avuga ngo aba bagabo bari abanyembaraga, aba bagabo batuye ku isi. Umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo amen, yaravuze ngo bene abo bagabo ntibari bakwiriye kuba mu isi, ngo bayigendagamo bayizereramwo bambaye impu z'intama, ngo kandi bicwa rubozo. Ngo ariko abo bantu bari batangaje, bari bitangaza imbere y'Imana, ngo ntibari bakwiriye kuba no mu isi, ngo ariko bapfuye bakizera. Ngo kandi barebaga amasezerano y'Imana ngo bakayatumbira ari kure, ariko ngo bakabona ko umunsi umwe bazayagororerwa. Uyu mugabo Eliya na Enoke ni abantu banejeje Imana, ariko kandi nabo bari abantu nkatwe. Umunsi umwe ngushitse, Eliya abwira Elisa ati se wamenye amakuru? Wamenye ko ndi bugukurweho? Wamenye ko dutandukana nawe? Elisa aramubwira ati nabimenye, ariko nanjye sinkuva iruhande, turajyana paka naho ujya hose tuzaba turi kumwe nawe. Ngo baragenda bagera kuri za Yorodani n'ahandi, Elisa muri inyuma, ariko ngo bigeraho. Haleluya, burya Imana ahibera ntijikora umunota wayo utarashika. Iyo ije gukora, reka mbabwira ngo habe na Yesu yapfuye umunota washitse, kuko umunota utarashika ngo hari rimwe baje kumufata, ariko ngo bose baramutinya, ngo mbese ninde wabasha kurambura ibiganza bye agafata bene uyu mugabo? Kandi bari bamusanze hano ku gatuti ngo arimo abwiriza. Ngo baravuga ngo mu isi yose ntiturabona undi mugabo uzi kuvuga neza nkawe. Ariko umunsi bamufata ntibibutse yuko aje avuga neza. Kubera iki? Kuko umunota w'Imana wari usohoye. N'umunota w'Imana usohoye wo kujana Eliya, aramubwira ngo saba icyo ushaka gutandukana aho mbonye ko dutandukanye. Elisa nawe ngo aramubwira ngo urampe imigabane ibiri y'umutima wawe. Eliya aramubwira ngo nugira amahirwe ukambona mpaye ngenda, atuzawubona, kandi nutambona biraba birangiye. Mukanya bagihaye baganira ngo haza umuyaga wa serwakira, amaze ngo urahuha, ngo warimo n'amagare n'amafarashi y'imiriro, ngo bihuwe. Elisa aritaza. Burya ntabaje bagendera umunsi umwe, oya, habe nubwo wakunda umuntu bingana bite, aje agenda ugasigara. Ngo bigeze muri uwo mwanya, uwo muyaga wa serwakira n'umuriro ugurumana birabatandukanye. Amaze ngo aravuga ngo ye baba we, ngo wabereye Isirayeli amagare n'amafarashi, ati none ntaye mukangaratete, ese ndasubirayo Yorodani ndayambuswa niki? Ko Yorodani yuzuye kandi akaba ari wewe waje kuyinambutsa, biraje kugenda gute? Igihe ngo agihaya bireba, abona ngo ikoti rya Eliya abona riramanutse, ngo rimwikubita uruhande, agira ati ngo yamatoragura rya koti rya Eliya, kuko yarazi yuko riri mu imbaraga. Amaze ngo araritoragura, ngo aje kuritoragura, ngo afatiye iwe myenda arayishishimura, yindi ngo arayicoca. Amaze ngo yambara wa mwitero wa Eliya, ngo araza ngo agere kuri Yorodani, asanga Yorodani nayo yakamejeje. Hari igihe tujya tugera ahantu tugasanga za Yorodani zasaze, ariko uje uzibwira ngo hariho Yesu
kandi Yesu ni muzima arakora ibitangaza. Ngo agere iruhande rwa Yorodani, ngo aravuga ngo mu izina ry'Imana ya Eliya mfashira ikoti ndikubise muri Yorodani. Yorodani irisanze. Ngo abana b'abahanuzi bari hakurya, ngo baravuga ngo nukuri ngo umwuka wa Eliya murimo. Reka mbabwire ngo abo bari mu mwuka wa Eliya, ariko twebwe turi mu mwuka wa Yesu. Umwuka wa Kristo ari mu buzima bwacu. Enoke we ngo yajanye n'Imana, agendana n'Imana, ngo aranyika. Ese icyo kinyarwanda cyo kunyika muracyumva? Arabura. Nta muntu wamuciye iryera. Nimusoma Bibiliya ijambo ry'Imana ryo rirama rivuga ngo Enoka aragenda, ngo nta muntu wamuciye iryera. Nukuvuga ngo yarabuze. Arabura pe. Nta muntu wamubonye. Ariko Yesu aha yagenda, yagiye aha yaganira n'abigishwa be. Bamubaza batese niki giye ugiye kugarurira abisirayeli ubwami bwabo? Aravuga ngo si ibyanyu kumenya ibyo data yashize mu mabanga ye, ariko icyakora muri ayo magambo bahaye baganira Yesu arababwira ngo icyakora lakini abaswahili baje bavuga ngo lakini huharibu musemo. Icyakora ntimwumva ko bariko bagenda baganira, ariko noneho Yesu arababwira ngo icyakora nukubabwira ngo ibi mwari mugamije muhaye murebaho ntabwo ari byo. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka nabamanukira, ngo nibwo muzaba abagabo bo kumpamya i Yudaya ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Reka mbabwire nihuta, mbabwire izo mbaraga uburyo zije zihindura abantu. Abari abanyabwoba bakaba intwari, abantu barabaswa bakaba abanyabwenge, abantu bari ibipfu bakagira ubwenge buhanitse. Amina. Abari bafite uburyo busa n'ubushaje Imana ikabuhindura bakaba bashya. Ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka nabamanukira nibwo muzaba abagabo. Ese ubundi ho bari iki? Petero ntimuzi ko yari umugabo? Reka mbabwire Petero ku bintu nka bitatu gusa. Amina. Petero yari umugabo kandi w'umurwanyi, umugabo utaje kuvogerwa ngo avugirwemo. Oya, habe na Yesu ubwiwe wenyine yazagagira ngo avuge. Petero akamubwira ati ariko mwami ibyo ngibyo byose ubigezemo gute? Muribuka umunsi amubwira ngo ariko umwana w'umuntu agiye kuja i Yerusalemu, ngo kandi bazamwikirayo, ngo aramwihererana aramutota, aramubwira ati ariko ibyo uvuga urabona bizakubaho koko hanyuma yuko uzushaka guca abantu intege? Yesu aramubwira ati mbi imbere Satani, wikwimira urugendo rwanje kuko njewe ndiko ndaje imbere ku musaraba. Urumva ngo bafate Yesu bamufashe. Yesu yari yababwiye ngo udafite umufuka awushake noneho, ngo nudafite amakuta noneho ayitwaze, ngo kandi nimushaka mugure n'inkota. Petero yamatekereza ati ubanza urugamba rubaye, reka ngure inkota nyine, ayishira ngo mu rwubati. Ngo baze gufata Yesu aba yasingiriye ya nkota, amaze ngo ayikura mu rwubati, aba yatemye ugutwi k'umugaragu w'umutambyi. Ugutwi kuratakara hasi abantu barakubona. Yesu agira ati aba yagutoya gusubizaho. Petero acika intege ati uyu mugabo si wo gukurikira ko ndagira ngo murwanire nawe, ariko arongera agakiza. Uyu mugabo yabaye gute? Arakiza n'abahaye baje kumwica, none n'ugutwi nako narinciye agushubijeho. Kandi iyo Yesu akijije nta nkovu iboneka. Haleluya, Bwana asifiwe. Amaze ngo amusubizaho Petero, ngo Yesu akaje arenga, Petero ahinguka kubera ko amaze gucika intege. Ngo agere imbere y'abajakazi bahaye bota. Umujakazi umwe ngo warindaga irembo, ngo aravuga ati ariko n'uyu mugabo nawe we yari kumwe nabo. Petero yamarahira ati nukuri abe no kumumenya simuzi. Undi ngo bayaje aramubwira ati n'uyu nawe yari umwigishwa wiwe ndamuzi, ngo habe n'imvugo ye. Haleluya. Ni ngo watuzanira umunyagisenyi hano yatubwira ngo gamazi gamenetse. Ubwo se kera ntituba tumenye iwabo. Hari uburyo abantu bavuga bigatuma abandi babamenya, bakamenya niyo bavuye. Ngo baravuga ngo habe n'imvugo yawe iri kwirakwemeza kuri umunyegalilaya. Ararahira ngo Yesu ntabwo yigeze amumenya. Icyo gihe yari muki, yari mu ntege za kamere, yari mu buryo bw'umubiri. Ariko nimurebe Petero amaze kumanukirwa n'imbaraga z'umwuka wera. Izo mbaraga zamuhinduye iki? Zamuhinduye icyambere kuba umuntu mushya. Umuntu mushya.
habe na Sawuli w'umwami. Muramwibuka ko yagiye ashaka indogobe ya se yazimiye. Sawuli w'umwami agenda ashaka indogobe ya se yazimiye. Ariko naho kumbe muri gahunda y'Imana. Hallelujah. Ariko naratangaye n'Imana n'ukuri. Uzi ko no kuzimiza harimo gahunda y'Imana. Habe nabirya byawe byazimiye biri muri gahunda y'Imana. Tugire ngo byazimiye g'Imana itabizi. Irabizi. Uti none se yandangiyeho byaroye amaze nkabitora. Hoya izireka bimwe bikazimira pe. Hallelujah. Ubanza noneho mutanyumva no munsi. Muterega birya byose bijya bizimira passe ni Imana. Ibigira mu ruhari. Nase muragira ngo Yobu yageragejwe Imana itabizi. Yari ibizi. Ariko se siyo yabigize mu ruhari. Ubundi kandi yari izingwa ibyo nibishira. Izongera imuzanira ibindi byiza. Reka bimwe bizimire nibyo mu isi nyine. Nase muragira ngo ibyo mu isi bizareka kuzimirira mu isi. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ngo Petero amaze kwakira izo mbaraga twari kuri Sawuli agenda ashaka indogobe. None ngo agere kwa Samweli ngo baravugana n'umugaragu we bari kumwe ati ubwo bimeze gutya twamaze kubura indogobe tuje kubahanuza Samwebwe ntimwe mukwajaho mute tuje kubahanuza ngo hariya hirya ngo haba icyumba ngo kandi icyo cyumba kibamwe abahanuzi muze mugendayo ariko mubanze mushishoze ese by'ukuri n'abahanuzi ese ibyo bahanura n'iby'ukuri zubanze ushishoze mbere y'uko ujayo kuko hari igihe bazaguhanurira ibiguca intege ukabura na harya wari uhagaze. Ariko ngo bajya kwa Samweli bahurirana n'umugaragu w'Imana ngo bamugere iruhande arababwira ati indogobe yo yarabonetse inyuma yanyu kandi iso ntagihangayishijwe n'indogobe ariko ahangayishijwe namwe ngo ariko hari icyo Imana yashatse kugira ngo ziriya ndogobe zizimire ni ukugira ngo wewe Sawuli nguhindure ubundi muntu mushya. Murumva nimwumva aho hantu indogobe zirazimiye Sawuli agiye azishaka. Impamvu yatumye indogobe zizimira ni ukugira ngo Sawuli ahinduke undi muntu mushya. Samweli aramubwira ngo ugende ngo nugera hariya ku kanunga ngo urahasanga abana b'abahanuzi ngo nawe ubinjiremo ngo numara kubageramo ngo nawe uri buhanure kimwe nabo. Amaze ngo abagezemo ngo umwuka w'Uwiteka uramanuka ngo umuhindura kuba umuntu mushya ngo nawe arahanura ngo ahanure baravuga bati ese nawe yaturutse kugira ngo nawe ahanure ngo ese ni mwene nde. Amina. Hallelujah. Reka mbabwire bakundwa muri Kristo banyakaciro kubera kimwe mudahanura ese murirwa mujya mu byumba muri ko murashaka yiki ariko banza muntera amabuye noneho ariko tuganire namwe. Amina. Petero yuzuye umwuka wera yabwiye abantu arababwira ngo ibi muhaye mubona ngo nibirya byavuzwe n'umuhanuzi Yoheli ngo avuga iki aravuga ngo mu minsi y'imperuka abagabo banyu n'abakobwa banyu n'abahungu banyu bazahanura. Nibuzura imbaraga z'umwuka icyambere zikora niki nuko ziguhindura ukaba umuntu mushya. Ngo abari muri Kristo Yesu abaye ibyaremwe bishya ibyakera byagize bite byarashaje byarashize titukibicya niryera. Hallelujah. Ariko noneho turiki turi abantu bashya muri Kristo Yesu kandi ubwo bushya bugira n'ibyo bukora bugira n'ibyo buja buvuga mwabaye bashya babibiremwa bishya. Amaze ngo abantu babonye Sawuli nawe arimo ahanura barabaza ngo nguriya nawe ninde bati ko muratangara si mwene Kishi ngo rega nabo mu nzu y'abahanuzi. Amina. None ni muhanura turatangara ti murabo mu nzu y'Imana. Imana se ntiyabahaye umwuka wayo yawubahereye ikisi ntiyawubahereye kugira ngo namwe muhanure se mwagiye mubabwira abo babashukashuka mukababwira muti nanje ndi umuhanuzi. Amina. Hallelujah. Abitumye nibuka kandi kamwe ni kera mpaye nkorera Imana umuntu umwe araza arambwira ati pasenti ati hari uko Imana yakundumyeho yego ngaho mbwira ati Imana yambwiye ngo hari ukuntu usigaye wifata ngo ariko Imana igiye kukwica ngo ugiye gupfa. Ndambwira nti sha ubwo uvuze gutyo ntabwo ngipfuye vuba pi none ndi muhamwana ko turi kumwe namwe ntabwo ngipfuye vuba pe
kuko Imana ntabwo irabimbwira, kandi ni data wa twese mwiza, azi intege nke zaje. Ese ubundi iyo aba yatuzizaga intege nke zacu, uko muba muriho twese tuba twarapfuye. Mukajane neza uko nako nubwo buvuga butumwa bwari bashaka. Haleluya. Yuzuye umwuka wera, ngo arababwira ngo niko Yoheri yavuze. Reka mbabwire, uyu mwuka wera, izi mbaraga nizo guhindura abantu abarabaswa bakagira ubwenge. Paulo yarabivuze mu Efeso igice cya mbere umurongo wa 17, aravuga ngo nicyo gituma mpora mfukamye imbere y'Imana mbaye mbasabira ngo kugira ngo Imana ibahe ku mwuka wayo w'ubwenge, ngo ibahe no guhishurirwa, ngo bitume muyimenya, ngo mumenye imbaraga zayo, mumenye n'ubwinshi bw'izo mbaraga, kandi izo mbaraga ngo ziba muri mwe, zikorera muri mwe. Reka mbabwire, muzi ko turi mu gutinya n'imbaraga ziteye ubwoba. Hari imbaraga ziturimo ngo zikorera muri twe, ariko tugenda n'ubwoba iteka. Nyamara reka mbabwire ngo izo mbaraga nizo kubahindura, kugira ngo icya mbere kuba bashya, icya kabiri zibahindura kugira ngo bamenye n'ibyanditswe byera. Hariya muri Luka 24 na 25, Yesu yabwiye abigishwa biwe, arababwira ngo yemwe mwabapfumwe, ngo imitima yanyu ko itinze cyane kwizera, ngo mwizere ibyanditswe byavuzwe n'abahanuzi, ngo ariko dore imitima yanyu irinangiye, inaniwe kumva ibyanditswe byera. Kuko umwuka ataraza bari batarasobanukirwa ibyanditswe, ariko umunsi wa Pentekote usohoye, Petero yavuze ibyanditswe byera byo muri Zaburi, wotangara cyane. Yavuze za Zaburi zirenga 5, aravuga ngo rega ngo biranditse, ngo Dawudi yarabivuze muri Zaburi ya 16, ngo aravuga ngo umurongo wa 8 ukageza kwa 11, ngo aravuga ngo nashize Uwiteka imbere, ngo nicyo gituma ntazanyeganyezwa, ngo kandi ntazakundira umukiranutsi we kwabona kubora. Amaze Petero yamabwira ati yemwe Yuda, ati Dawidi uwo muhanuzi wanyu ntiyaboze, ngo mbese amagufwa yiwe ntakiraha ngaha. Ni mu bisoma mu byakozwe n'intumwa, haravuga ngo amaze gukora iby'Imana yashakaga, ngo agira ati ngo arasinzira, ngo amare gusinzira agira ati ngo arabora. Ariko Bibiliya iravuga ngo ntazakundira umukiranutsi wanje kwabona kubora. Uwo ni ndaha yavuga, ariko aravuga Yesu. Ko aravuga Yesu yuzuye umwuka wera, avuga Zaburi ya 16, agera naho avuga na Zaburi y'110, aravuga ngo nicyo cyatumye mbona umwami wanje ngo ashizwe iburyo bwase, ngo arabwirwa ngo icara iburyo bwase, ngo kugeza ubwo nzacisha abanzi munsi y'ibirenge byawe. Dukeneye izo mbaraga ngo zitumenyeshe ibyanditswe byera, ziduhishurire tumenye umugambi w'Imana, tumenye ibitekerezo by'Imana. Nta handi twonyura kugira ngo tumenye ibitekerezo by'Imana, ariko muri Bibiliya. Haleluya. Tujya tubonamo ibitekerezo by'Imana, tukabonamo imigambi y'Imana, tukabona icyo Imana ihayivugana natwe. Reka mbabwire bene data, haleluya, haleluya, sinarimo menya ko mvuga gutya kubera gripe yari ndimo, ariko Imana ishimwe. Haleluya. Hari imbaraga zihindura, hari imbaraga zihindura. Ngiye kuvuga kandi kantu kamwe, kandi kagoye abantu n'abakristo benshi batari mu gusinzira, batari mu gusinzira. Bagowe niki? Bagowe ngo ni imbaraga z'abapfumu n'abarozi n'abashitsi. Hari abantu batajya basinzira, batekereza ngo abarozi baha noneho barakora ibitangaza. Nigeze kubibaza abasore biwanje, umwuzukuru wanje n'umuherezi wanje, baraza barambwira ngo pase, ngo noneho ngo ubungubu ngo abarozi ngo bari ku rwego rwo hejuru ruhanitse, ngo bageze ngo muri tekinoloji itangaje. Ndabareba ntako basha, mwizeye Yesu? Bati turamwizeye muzehe, ariko umenye ko nibindi nabyo bihari kandi nabyo bikora. Ndabwira nti ese umukristo n'abari abarozi ninde ufite imbaraga? Barambwira ngo ariko nizabo nazo ntizoroshye. Ariko reka mbabwire, hari imbaraga zihindura. Imana ntabwo yaduhamagariye ngo duhangane n'abarozi. Nimubareke baroga uko bashaka, babikora uko bashaka, ariko hari imbaraga. Haleluya. Hari imbaraga zihindura, zigafata abarozi bakaza bagapfukama imbere yacu.
umugabo Filipo agiye mu ivugabutumwa hariya muri Samariya, ngo ahura n'umugabo witwaga Simoni w'umukonikoni. Umugabo ngo wari warigize igitangaza. Haleluya. Hari n'abandi bahaye bigira ibitangaza, ariko je ubabwira ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bwa Kristo ni imbaraga y'Imana ihindura. Imbaraga y'Imana ihindura igafata mbiri ibitekerezo by'abarozi tukabigomorora Kristo. Amina. Haleluya. Bwana asifiwe. Ngo Filipo arimo avuga ubutumwa bwiza, abuvuga n'imbaraga nyinshi cyane. Umukonikoni aramureba, hatuzi ko uyu mugabo afite imbaraga ziruta izanjye, kandi ngo yari yarigize igitangaza, ngo n'abantu bakajya bamwita ngo ni imbaraga yamanutse iva mu ijuru. Oya, yari atarahura n'imbaraga zamanutse ziva mu ijuru. Ziri muri inde? Ziri muri Filipo. Filipo ngo avuga ubutumwa bwiza, wa mukonikoni aravuga ati byanje ni ugupfapfana, nimureke abo mwisi bapfapfana, ariko nimureke dusingira imbaraga z'ijuru. Yavuze ngo muzahabwa imbaraga ziva he? Ntabwo ziva ikuzimu, ariko ngo nizimanuka zivuye mu ijuru, zihesha iki? Ziduhesha imbaraga, amaze bigatuma abavuga ubutumwa bahinduka. Haleluya. Kangura mwarimu. Amina. Haleluya. Kandi niwe naringiye kubwira. Yesu nashimwe. Hari imbaraga zifasha abavuga ubutumwa, bigatuma abarozi babatinya. Amina. Bwana asifiwe. Haleluya. Ngo yitegereje ngo arebe izo mbaraga, ati zanje zibaye ubusa, zibaye zero. Ati reka nsange Filipo nyine nuko ambatize nanje ndebe ahubwo uko nohinduka nkawe. Ese mwumvishe ko yamukurikiye wiwe, ariko yavuze ubutumwa bwiza buri mu imbaraga zihindura umukonikoni. Ngo agere igihe cyaba Petero bahaye basengera abandi, babarambikaho ibiganza bagahabwa umwuka wera, bagatangira kuvuga kundi. Ngo yamababwira ati nimureke nanga mbahe ku mafaranga. Ubanzaga kubera kuko yari umucunyi, yari n'umukire, yari afite amafaranga. Ati mureke mbaha amafaranga maze nanje mwumve kuri iyo mpano. Ngo baramubwira ngo fani feza zawe. Impano y'Imana ntijigurwa amafaranga, ariko impano y'Imana ijimanuka. Haleluya. Ijimanuka iva mu ijuru kugira ngo igire ibatiza abantu b'Imana bagira imbaraga. Bagira imbaraga. Reka mbabwire ngo igituma mushayaya hangaha, oya, ntabwo ari za mbaraga z'abakonikoni, ariko hari izindi mbaraga zibasukuma zijya zinatuma mudatekereza mutese twasimbagurika hangaha aho nte twaje kuvunika. Oya, hari izindi mbaraga nazo zirinze n'ibirenge byanyu. Simwe mwavuze ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, hari akantu mwavuze karanezeza, ngo nuko ku ngombe yaho hari yonde, hariyo Yesu. Nubwo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ngumva ko ngiye kuzama, ngumva ko ngiye kurigita muri cya gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ariko hariya hakurya ku ngombe hariyo uwambambiwe. Kandi uriya wambambiwe ariko arambwira ngo iki? Arambwira ngo humura mwana wanje, humura ndi kumwe nawe. Iryo ni ijwi ry'umwuka wera rijya rihora rikomanga ku mitima y'abakristo, rikababwira ngo humura mwana wanje, ndi kumwe nawe. Ariko bakundwa muri Kristo, reka mwe kubabaza gato, ariko nturaryama ubanza ngiye kuvuga intege nke zanje. Ese namwe hari umunsi mujya muryama mwananiwe ntimubashe no gusenga? Abaje babyumva nkabangirira bati haleluya. Hagiye turyama twananiwe, amaze waje ugira ngo uranasenga Imana, wagira ngo uravuga ukazumva uri kwavuga ibindi byo mu bitotsi. Rekeraho ngaho, rekeraho aho kumwakubwira Imana bitumvikana. Tuza ryamusinzire, ngo nzajya ndyama nsinzire niziguye, kuko ndi kumwe nande? Ndi kumwe n'Uwiteka. Niba ari ntacyo wakoze kikubuza ubwiza bw'Imana, amaze hajya kugera mu gicuku ukumva ijwi ry'umwuka wera rirakubwiye ngo humura mwana wanje, ntutinye, ndi kumwe nawe, ntutinye, nje kukuramira, ntutinye. Nubwo waryamanye izo ntege nkeya, ariko nzi uko uryamye, nzi imiryamire yawe, nzi n'imibyukire yawe, nzi n'imihagurukire yawe. Ndi Uwiteka Imana ikurinda. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Usa mwariko muyiririmba baze gatekereza nti rega hariya, rega no kubizamera, nuko bizamera habe nubwo tuzarugeramo, tukarugeramo. Mu Kristo ngo yigeze kurugeramo urupfuga. Eko murumva nirwo mpaye mvuga ngo arugeremo, abwira wabati yewe,
ati njyewe ibintu birakomeye, ati ko ndumva kuko noneho nirya Siyoni najaga mvuga ati sinkiyigezemo. Uwa baramubwira ati komera umutima, ati ibirenge byanje numvisha ko bikandagiye ku musenyi. Komera umutima, tucika intege, hari ahandi tugeze. Mukristo ngo aramubwira ngo ibyo cyonzi neza ngo iryo juru ni wowe uzarirako, ati ariko njyewe ibyanje biranze. Yewe hari igihe biri mu kugera, ariko humura uwo duhamagaye kuzarijamo. Umwanditsi umwe yaranditse aravuga ngo ese ngo itatwimye Yesu izabura ite kumuduhana n'ibindi? Ijuru se niryo rikomeye kuruta Yesu? Oya, ijuru ni ritoya, ariko Yesu wabambwe ari kumwe natwe. Ngo wa mukonikoni abonye ibya ba Petero, ngo baramubwira ngo muri wewe harimo umutima usharira. Ngo arababwira ngo nimumbabarire ga nanje ibyo bitazambaho. Baramubabarira. Hari imbaraga zihindura abantu bakabona abandi bantu bakababona nibarya bamenyereye, naho harimo izindi imbaraga muri bo. Petero ngo ahagaze arimo avuga ubutumwa bwiza, agira ati yari ahagaze, abantu baramwitegereza. Ananiya na Safira baraza bati nibi nibyo twaguze isambu. Abantu baje bigora, ubwo ntawe abategetse ibyo bari butange, ariko baje kubeshya. Baravuga ngo ni ibi ngibi, ati nta bindi byasigaye. Ati reka da. Aramubwira ngo ariko ninde wakubwiye ngo uje guhagarara imbere y'umwuka wera ubeshye? Reka mbabwire igituma abantu babeshya imbere y'umwuka wera ntawe baje babona. Kubera iki? Abahehe. Haleluya. Hari ikindi cyigisho nakoze kivuga ngo ese mwuka wera ninde? Ariko reka mbabwire kano kantu. Ese umwuka wera ari ko Yesu we yaje mu isi bakamubona bakamufata bakanamukorakoraho, umwuka wera wabahe? Aba muri twe. Simwe mwaririmbye mukavuga ngo tuba amabuye mazima ngo yo kubaka iki? Ubuturo bw'umwuka wera. Azaza ature muri mwe, ntazaba inyuma yanyu, azaba muri mwe, agendere muri mwe, akorere muri mwe. Niwe uzanagufasha no gusenga, niwe uje unadusabira imbere y'Imana ngo ajanihe iminiho itabasha kuvugwa n'umwana w'umuntu. Reka nsoze mbabwira ngo hari imbaraga zihindura. Ngiye gusoza mbabwira uburyo izo mbaraga z'umwuka wera ziza zidusogongeza uburyo tuzajya mu ijuru. Haleluya. Yesu yazamutse bamureba, aragenda ararenga mu ijuru ry'Imana bahaye bamureba ngo yemwe bagabo b'i Galilaya kubera iki muraramye mureba? Uwo Yesu bakuwemo uko agiye niko azogaruka. Ariko umwuka wera iyo atugezemo hari ibintu aje akora akadukopesha. Ese birumvikanye? Akadukopesha akavuga ati dore ego umunsi umwe nawe uzagenda. Mwibuke neza Filipo ngo yuzuye umwuka wera amaze kubatiza ya nkone, umwuka wera agira ati cyama asubira mu birenge bya Filipo araguruka. Inkone ngo ntiyabikimubonye. Ese Filipo agiye he? Yari yahagurutse. Bivuga iki? Bivuga ngo umwuka wera yamwigishije uburyo. Aramubwira ngo reka hari umunsi umwe banza usogongere, nuko umunsi umwe muzagenda. Ngo abonekera muri Azoto. Uwo mwuka aje aterura abantu pe. Nukuri namwibuka igihe kimwe turi ahantu hamwe duhaye dusenga, twari mu ishyamba turigizemo iminsi. Umugabo umwe dupfukamye, uko twagapfukamaga haza imbaraga ziramuterura, arazamuka. None dusigara duhaye tuvuga iyo ari igendeye mu ijuru twe twasigaye kubera intege nke zacu. Kubera iki? Dutangira kwibaza ngo none yagi mu kanya gatoya nkako guhumbya no guhumura tubona kandi adupfukamira iruhande. None turamaze twese wari wagiye? Ati haraho nani nagiye, sinari kumwe namwe duhaye dusengana. Ngo gusa ngo numvise mpindutse nk'uko kwa gapapuro, n'ibyamubayeho ntiyabimenye. Icyo mpaye mbabwira ni iki? Ni ukudusogongeza ku buryo tuzazamuka tuja mu ijuru. Hari imbaraga zizaduterura amaze zituzamure. Izo nizo na Eliya zamuzamuye. Muyagira se ngo zarashaje? Oya, zirabitse. Hari ahantu zibitse, zibikiye bande abera. Impandi zavuga koko
Yesu nawe ahagarare mu kirere arangurura ijwi ryiwe. Haleluya. Ahamagara usarere n'abarya bari mu bituro, ababwira ngo nimukanguke isaha yanyu irabaye, amaze muje kunsanganira. Umwuka wera urya uba muri twe, uryo utuma turirimba tukumva nyine turanezerewe, ukumva wibagiwe utundu twari twose. Uwo niwe noneho uzagurumana muri wowe, hanyuma yabwo twisange hariya mu kirere. Umugabo umwe yigeze kuvuga udakijijwe, aravuga ngo ese abakristo harya baje bavuga ngo bazaja mu ijuru, ngo nibaje kuguruka nanje nzafata ukuguru kwabo. Ariko ntawe uzatubona, nyamara imbaraga z'umwuka zizatuzamura. Uko zajanye Filipo niko zanatuzamura, amaze zitugeze mu ijuru. Dukeneye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo zihindure ubuzima bwacu, ubuzima bwacu buhinduke bushya. Dukeneye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo ziduhindure, ziduheshe kuvuga ubutumwa bwiza dushize amanga. Reka mbabwire nsoza ngo ese muzi ko ino minsi hari ibihugu bihaye bibabaza bitoteza abakristo? Hari abakristo benshi bahaye bapfa bahorwa Yesu. Nejo bundi aho twari ko twigisha, baratubwiye ngo musengere n'ibyo bihugu kandi muvuge ubutumwa bwiza. Amaze nama nibuka ngo hari imbaraga zijya zifasha abahaye batotezwa. Stefano bahaye bamutera amabuye kubera imbaraga zari zimurimo, aravuga ngo mbonye ijuru rikinguka. Reka nkubwire ngo abari mu izo mbaraga baje babona ibyo abandi batabona, ibyo abandi batabona. Ati mbonye ijuru rikingutse, mbonye n'umwana w'Imana ahagaze iburyo bwa Se, ahagurukijwe n'iki na Stefano, kugira ngo amukubitire urusaku amubwira ati Stefano urakoze, urakoze. Hari ahantu ubutumwa bwiza burimo butotezwa, ntitubizi, ejo uzisanga nawe wagezaho. Ariko reka nsango nakubwiye ngo hari imbaraga zijya zihindura n'abahaye batotezwa. Yamatangira kuvuga ngo data ngo bababarire kuko batazi icyo bahaye bakora. Amaze ngo akubita ibipfukamiro hasi, nabo batera amabuye. Ariko kera Stefano yari yazamutse, aha yavuga ngo mbonye ijuru rikingutse, mbona umwana w'intama w'Imana ari iburyo bwa Se. Hari umunsi bizaba tuzazamuka. Ayo tuvuga si amakuru, ariko ni ukuri kw'Imana. Ni imbaraga z'Imana, ni imvugo y'Imana, ni iby'Imana yagennye, ni iby'Imana yabitse mu mabanga yayo. Tubitegereze, umunsi umwe bizashika. Imana iduhe umugisha kubwa Yesu Kristo, amen. Ariko reka tubaze nimba hari umuntu uriho utarakira Yesu nk'umwami we. Uyu ni umunsi wawe, ni umunsi w'amahirwe, ni umunsi w'umugisha kuri wowe. Kandi twavuze ngo Yesu yazamutse arambuye amaboko yiwe, aha yavuga ngo ni umugisha mbahaye. Niba hari uriho nazamura ikiganza cye, gira dusenge. Haleluya. Hari uriho ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe, azamura ikiganza cye. Niba ntawe uhari turasenze, kuko kuvuga ni ukwacu, ariko gukiza ni ukwa Yesu, guhindura ni uko umwuka wera. Izo mbaraga nizo zihindura. Numusanga ni byiza, uramenye gusa ntukomeze umutima wawe, ariko wakire Yesu nk'umwami wawe. Niba hari uriho abanguke, kandi ari ntawe reka mbasabe muhaguruke dusenga Imana. Hari akandi kantu, izo mbaraga zijya zituma abantu bicisha bugufi. Petero yari umwibone, yajaga avuga havuye inyuma, ariko izo mbaraga zimaze kuboneka. Naburi yahagurutse agacyakirema, yaravuze ngo ese bagabo mwe ko muhaye mudutumbira mugasa nkaho ari twe twahagurukije iki kirema. Ati ndi munzi Petero, ninjye wahagurukije iki kirema. Ngo yangwe iki kirema cyahagurutse mu mbaraga z'izina rya Yesu w'i Nazareti. Ntabwo ari nje nk'uko muhaye mureba, ntabari twe, ariko izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Data uhoraho, uwo kwizerwa no kwiringirwa, Imana yacu yo gupfukamirwa n'ibyaremwe byose. Reka ibyaremwe byose bigutazire, Irembo ryera